urukundo wampaye njyewe ndabona atari originali, urukundo wampaye njyewe ndabona atari originali, wakoze copy paste maze usigarana originali, wampaye originali nyene originali, wampaye originali nyene originali. Yes, ni Western Boys original. Ndabashishikariza gukora subscribe kuri Vant Motivation, please ndabasabye mukore subscribe kuri Vant Motivation, murakoze cyane. Umubiri w'uyu mwari uteza mutiyaje, nyuma ya mutiyaje benshi bakisanga buri kade. Umubiri w'uyu mwari uteza mutiyaje, nyuma ya mutiyaje benshi bakisanga buri kade. Oh mama, oh mama, oh mama yo. Rwandan people, this is Krezo G Samuelo. Ni nyiringanzo iganza intyoza zikaba inganzwa, muzira gacuha inyana zisubiyiswa, agati kakure kugasikakurana ubutohere. Ndagira ngo mbibutse ko ubuzima buzima bugira imizi mizima, mu bazima ahazima hazira kuzima. Nawe uri muzima? Kanda subscribe kuri Vant Motivations ujye ubona ibiganiro byinshi bitandukanye. So uyu munsi rero nkuko nabibabwiye ndi kumwe n'umutumirwa, umusore ujomboye. Ujombora murabizi, umusore ujomboye muraza kwibona hano. Akaba yitwa Stone David. Stone David ni umwe mu bahanzi b'abahanga, aba vocalist ubarizwa mu itsinda rya Western Boys. Araza gutubwira byinshi, twatangira tumwakira. Hi musaza. Hi. Stone David ninde? Stone David ni amazina bwite se cyangwa se ndumva wanarivuze? Narivuze ndi kugira ubwira kuri Vant Motivations. Stone David uko wivuga, waba wivuga nk'umuhanzi, waba wivuga Okay, Stone David ni umuhanzi, ni umusore w'imyaka 26, nkaba mbarizwa i Kigali. Ubarizwa i Kigali. Ingaragu nawe. Romanzi yitwa Metusera yakoze indirimbo yitwa Ingaragu Mariye, numva iyo ni wowe yaririmbaga? Oya, yaririmbaga nawe buriya. Yaririmbaga nawe. Ariko nawe uri mu cyiciro cyabo yaririmbaga. Nanjye ndi muri icyo cyiciro cy'Ingaragu Mariye. Uri mu cyiciro cy'Ingaragu Mariye. Yes, hari uburyo abahanzi mujya mwivuga mugatangira muri bwa buryo bwanyu nyine mugakora mu muhogo. So ndabona kubwa amaherere n'umucuranzi watangira wibwira abadukurikiye. Yeah. Indirimbo ngiye kubaririmbira ni indirimbo twakoze ibita Ambutiyaje, yakozwe na Izo. Mwakoze nka Western Boys, twakoze nka Western Boys. Yego. Umubiri w'uyu mwari uteza mutiyaje, nyuma ya mutiyaje benshi bakisanga buri kade. Umubiri w'uyu mwari uteza mutiyaje, nyuma ya mutiyaje benshi bakisanga muri kade. Oh mama, oh mama, oh mama yo. Oh mama, oh mama, oh mama yo. Yes. Umubiri w'uyu mwari uteza ambutiyaje, nyuma ya ambutiyaje abagabo bamwe bakisanga muri burigade. Ubwo mubiri umeze ute? Ubwo ni umubiri utemba itoto. Utemba itoto? Yego. Ukawuteza ambutiyaje. Uteza ambutiyaje. Indirimbo icyo bishatse kuvuga ni nk'uko wabona umukobwa ufite shape nziza, ufite taille nziza nkawe nyine. Yonye umwana nyine ukabona ni mwiza, bigatuma none ukora amakosa utakagombye kujya gukora.
nkawe urumva bibaho kuko turi abasore hari igihe ureba umukobwa ukifuza noneho bigatuma ujya gukora ibyo utakagombye gukora bigatuma wisanze burigade urugero ni nkuko ashaka kubona umukobwa mwiza ukumva uramwifuje mukajya kuganira hanyuma noneho mukananirwa kumvikana hatabaho kumvikana hagakoreshwa ubundi buryo ubwo buryo bugatuma noneho ukubitwa icupa ukisanga hehe burigade biturutse kuki hanyuma se impamvu ushobora gutuma abantu tuvuge umukobwa n'umuhungu baganira ntibumvikane ni uko baba ikibazo cy'ururimi rw'ibyo bavuga ururimi ruba rutandukanye ururimi tuzi cyangwa ni ikintu washatse kumvikana ni ururimi nyine nawe uri kubyumva ko ururimi warya umuntu avuga nyine nk'ibintu ukabona ntibumvikanye kubera nyine urwo rurimi batumvikanye hanyuma se ibi hari uwo byaba byarabayeho muri bagenzi bawe muri Western Boys nta n'umwe ni inspiration nyine cyangwa kumwe n'uko ugenda umva amakuru inspiration ikaza gutya ni inspiration y'abasuye yego good Stone David umusore w'imyaka 26 umusore w'umuhanzi ufite ijwi ryiza by the way asante mbese n'indirimbo atari mbi it's very cool indirimbo yanyuma zigiye kingana iki si indirimbo yaca use ntigiye kumara nk'amezi 5 ra kumara amezi 5 yego amezi 5 yakozwe na izo Stone David uramwibuka w'imyaka nk'itanu yari umuntu umeze ute yari umusore uri aho ngaho nyine ingaragu ni ingaragu yigendera nyine mu imyaka 5 ishize yari ingaragu mariye mu myaka 5 ishize no baracyari ingaragu mariye no nabazaga Stone David ufite imyaka 5 yari ameze ate imyaka 5 nyine yari umwana uri aho ngaho nk'abandi bana hanyuma umwana w'imyaka 5 birumvikana ko bataratangira n'amashuri abanza ariko ubaye wibuka neza wibuka ishusho y'uwo mwana ibyo yakundaga icyo yatekerezaga wenda cyazaba inzozi ze ndi umwana ubivuze gutyo nkiri umwana nakundaga sirituko nakundaga kujya gusenga cyane nkaririmba muri korali muri code dimanche nkunda kuririmba ariko numvaga nyine nzakina umupira ariko cyaje kunangaza nuko nakunze kuririmba kurenza gukina umupira ukunze kuririmba kurenza yego byaratewe n'iki nuko ufite inyota ku umustar bitewe sinzi nabonaga hari abamamara gusa nabaga nicaye gusa nkumva nshatse kuririmba gusa biraje tu nkaririmba n'abandi mu rugo nkaririmba nyine nkumva kuririmba nicyo kintu kiza imbere cyane kurusha ibindi ubitangira ryari noneho byo kuba wabishyira hanze ngo abantu babe babimenya ukore nk'indirimbo ese wabitangiye nkawe ubwawe wabitangiye nk'itsinda nka Western Boys igihe cyose mukora nk'itsinda cyangwa ari igihe ngombwa no gukora ku giti cyawe njyewe ntangira kuririmba natangiye kuririmba ndi ku giti cyanjye natangiye muri 2010 urumva natangiye 2012 nayo mfite indirimbo imwe ndumvibuka nayikoreye kwa Jimmy wo ku Kiwese zirimo umuzi bamwitaga Jimmy Click nagiye gukora indirimbo ndi njyenyine nsubiye ku ishuri ngiye kuririmba noneho abo bagenzi banyine bamboneye ko tugomba gukorana ikintu cya dance bose kuririmba neza bose tugakora groupe naho byatangiriye rero ariko habaga ari imvune za dance wikije ku mvune nzi ko turi buze kuza kukiganiraho ariko reka menye nkibitse ku ruhande urugendo rero rwo gukora nka Western Boys baratangiye niba wibuka neza rwatangiye hehe rwatangiye ryari mwahereye kuri iyo projet ese hari igihe kigeze kigera mu nahagarika music nka groupe mama usa nk'abahagaze byo byari byatewe n'iki nizembuga turagaruka kuri za mbogamizi noneho nizembogamizi zatumye groupe isa nk'itandukanye mu minsi ishize yongeye kugaruka byaturutse donc ubitware muri uwo mucyo iki kibazo warumbajije cyo kuvuga ngo wenda mbogamizi twahuye nazo urabona twakoze umuziki icyo gihe nabwo n'ubundi ari ukwishakisha ubushobozi kwikoramo amafaranga studio iki ariko twararebye twese nitugumya gukora n'umuziki urabona muri kino gihe gukora indirimbo biragusaba indirimbo nziza biragusaba video nziza biragusaba kongera kwiruka gutigita niko wenda tubyita
so biragusaba izindi mbaraga zirenze uko wakoraga mbere. Aho ngaho rero ko tugomba kwisuganya turavuga ati kujya tumenye gukora muri no mujya mu gihe tutabonye abantu bagomba kudufasha, ntabwo tugomba gukomeza gukora gutya muri buno buryo. Ko wakoraga audio ntuzi aho uri buyijyane. Mu byo kusanga abahanzi benshi kundusigaye bakera kuntu twakoraga, wakoraga audio cyangwa se wakora na video ariko ntumenya ngo iyo ndirimbo ndayijyana hehe, iyo ndirimbo se nindangiza kuyikora muri studio. Tuzi ko umuhanzi wundi wakenda bashinzwe no gukora indirimbo audio nziza na video nziza, ariko ntabwo nyuma y'icyo gihe umenya ngo indirimbo kugira ngo imenyekane ndayigeza kuri bande, ese ndayiha bande. Rero byatumye twicara tukabanza twiga ikibuga neza uko kimeze. Ese kuki dukora cyane? Yego turakora abantu bakayikunda, ariko se mu buryo bw'umusaruro turabubona koko muko dukora umuziki cyangwa no gukora mu audio gusa tugashyiraho ngaho abantu bakamenya ngo twakoze indirimbo bikarangirira. Ibyo rero nibyo twicaye turabanza turiga, tubanza tumenya ngo gukora umuziki bisa ni nk'akazi nk'akandi, ni plan. Ura planning ukavuga ati ndakora indirimbo irambyarira iki ngiki, ndakora indirimbo irampa umugati. Ni muri ubwo buryo nyine twabanje gusa nk'abastop. Nyuma y'uko se mufashe akanya cyane ko banavuga ko ushaka gusimbuka neza baza gasubira inyuma birumvikana, mugafata umwanya wo gutekereza mu buryo buri strategic uburyo mwakoramo carrière yanyu, mubona hari umusaruro bitanga ugereranyije n'indirimbo mumaze gukora nyuma aho mugarukiye? Urumva nyuma tugarukiye urumva covid ayisizamo. Covid ayisizamo ahubwo twabonye abantu bagomba kudufasha muri ibyo bintu. Covid bijemo byose nyine musabya nibirebire. Ese bigira ibintu nyine imbeho iriyubika. Ariko style baracyahari. Nyuma ya Covid nibwo dushobora gukora none ibintu bikagenda neza ko twabonye abantu bagomba kudufasha muri uwo muziki. No kwihangana Covid yangirije ibintu byinshi, cyane none bigeze kuri sector y'abartiste. Ibintu by'imyidagaduro bisaba ko abantu bahura cyane, byo yakoze amabara akomeye cyane. Ariko uretse ibyo ngibyo ubuzima nyuma aho burakomeza. Tubyo okay. Stone David rero wisanze muri group ya Western Boys. Uburyo mukora mu music mukora mukora music nka passion, mukora music as business so far. Intego mufite yo mujya gukora composition y'igihangano bari iyi umuziki rero kuntu tukora nka business. Ntabwo umuziki tukora nko kwishimisha, kuko iyo dukora nko kwishimisha tutoragumye tugakora, ariko umuziki ni nka business, ni nk'akazi nk'akandi. Tukora nka business. Yego. Good. Iyo na imwaje ngo inspiration yanyu iba ari ihe mujya gukora composition? Inspiration rero bituruka ku cyo wagiye ubona, ku byo wabonye, ku byo wumvise niho bituruka. N'urugero umuhanzi ni ijisho rya rubanda. Ushobora kubona imodoka itambutse bikangwa ko nayiririmbaho, iyo modoka nayiririmbaho maybe zampakazi wenda bitewe n'uburyo nayibonye. Ushobora kurimba ku kintu runaka bitewe n'inyungu mbona nzagikuramo, cyangwa se bitewe n'ibyo mbona kangombwa ko ngomba kukuvugira wowe utabasha kuhagera aho hantu. Western Boys muri bangahe? Turi batatu, turi Bob, Eric nanjye. Bob, Eric na kugeza ubu mu Rwanda muri sector ya muzika hagiye habaho amatsinda atandukanye. Twavuga nka za KGB, twavuga nka za Family Squad, twavuga nka ba Dream Boys, twavuga Urban Boys, kaza Active, Charinanina n'abandi. Yani magroup yagiye aza ari menshi. Ariko kugeza ubu iyo urebye usanga na Yemba Voice, iyo urebye usanga nta magroup agihari y'abartiste. Byaba ari uko gukorera muri group bigora, hari indi mpamvu ubona ituma amagroup adakomera n'imiziki? Impamvu mbona ikintu bikunda kugorana burya ari amagroup atari yasenyuka kandi abaho igihe kinini. Urugero Satso yatangiye kera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi gutyo na gatanu, ndumva ari aho ngaho. Urumva imaze imyaka myinshi, ahubwo biterwa na ambition mama ufite. Akenshi bikunda guturuka n'imitekerereze yanyu. Burya gufata imitwe y'abantu batatu
mugahuza ni ikintu gikunda kugorana. Nshobora kuba nkunda ngewe iki kintu n'urugero uzanarebe na kenshi ntabwo bakunda gupfa amafaranga, ntabwo uzasanga groupe akenshi yapfuye ngo kubera ko amafaranga ngo yabaye make, oya ahubwo groupe uzasanga yapfuye kubera ko hari ikintu runaka batumvikanye. Rero iyo muhuye mudahuje ni hano n'undi usanga iyo groupe yasenyutse. bivuze ngo discipline imitekerereze yanyu idahuye ni kimwe mu bituma groupe zisenyuka. Urugero akenshi hari igihe natwe byajyaga bitubaho, urabona hari ikintu, hari igihe wenda nazanaga nkayite nkavuga ati ngiye tugomba gukora indirimbo nkanjye nkabyumva ko tugomba kuyikorera aho ngaho, undi akakubwira atoya iyi ndirimbo tugomba kuyikorera aha ngaha. Ubwo urumva dutangiye turi babiri, undi we nta rundi ruhande ndahagazemo wenda n'urugero, noneho ugapushinga gukorera hahandi, noneho wowe ukaba ngombwa ko iyo hatagiyemo uca bugufi ngo abanza bugatereka, noneho tujye hari ahantu tubanze turebe koko ko ari ibyo watubwiye ko ari byiza. Icyo gihe nisaga mushwa iyo noneho mwese mufite umutwe ufunze n'ibindi umuntu ashaka ko ati tujya hangaho nawe ati wapi, mugahita mubyihorera mugakansaringa nk'iyo project kandi nta kindi kintu kiba kansaringa ari uko ngewe navuze ko tugomba gukorera aha, undi akavuga ati tugomba gukorera aha ngaha. Akenshi nuko bigenda, kenshi kudahuza imitekerereze yanyu n'ibyo mwifuza kugeraho. Iyo urebye kuva muri 2012 mutangira ibintu by'umuziki amagurupe n'ibindi kugeza ubu, wavuga ko mutera intambwe ijya imbere cyangwa muracyari hahandi? Kubera ko impamvu ndi kubikubwira, buri muziki ni ikintu kinini, ushobora no kutakuramo amafaranga ariko ukabona connection z'abantu tu inshuti. Urugero nkawe wamenye kubera wenda umuziki cyangwa twamenye kubera umuziki, ushobora kutakuramo uburyo bw'amafaranga ariko ukabona connection ishobora kukugira akamaro. Ikindi wenda warumbaje ngo kuva 2018 kugeza ubu 2012 mutangira gukora bya byose hari urwego twagiye tuzamura gake gake kuko urumva niba twatangiye ku Kibuye tugakomeza tukaba tugeze muri Kigali, hari wenda hari akantu kiyongereyeho nubwo atari kanini cyane ariko hari akantu kiyongereyeho. Noneho ikindi ntabwo turatangira kwevara iyo myaka yose ishize kubera ko tutangiye ubu ngubu. Ikintu cyongera nuko twabonye management ubundi kuva muri iyo myaka yose dukora nta manager, ariko ubu wenda dufite management. Yes, hari uruhare umuhanzi aba akwiye kugira mu iterambere ry'ibikorwa by'umwihariko muri ya secteur, sibyo? Nubwo hari n'izindi nzego zitandukanye ziba zikwiye kugira uruhare muri ya secteur, mu iterambere rya secteur y'ejo. Iyo urebye secteur y'ubuhanzi ubona ari izihe nzego zikenewe kugira ngo ubu rwego rutere imbere? Niba koko rutatera, ni izihe nzego zikwiye gukorera hamwe, zikwiye kuzamura rwa rwego? Reka nkwereke, ari ikintu nahoze mvugaho kare, inzego zikenewe cyane ni media. Ntabwo ari ukuvuga wenda ngo ni ukuvuga ko nawe umuntu yavuze media nabi, ariko uburyo presque media ikwegereye cyane igapusha. Rega niyo twapushinga tuvuga n'abahanzi babiri ko bakaba abahanzi babiri cyangwa batatu bakabyibura hari ikintu runaka gifatika bashobora kuzamura idarapo ry'igihugu n'abandi bagenda bazamukiraho. Urugero naguha, media dutinda cyane kumva ngo umuntu yavuze undi ngo yamukubise icupa. Ibyo bintu tukabipromotinga cyane kurenza umuhanzi wenda tuvuga uri muri MTV Award, sibyo? Gushishikariza abantu byibura gutora uwo muntu. None uwo muntu tumutoye idarapo ry'igihugu rikazamuka, niho n'ababashoramari babona ko hahantu hari ikintu bakazagazamura impano ziri mu Rwanda. Urugero naguha, itangazamakuru impano ryubaha cyane rishobora gukora ikintu kirenze uko utekereza. Ntabwo urugero abantu bagiye bazamura, ndumva urabona Miss Josiane, sibyo? Josiane twaramushyigikiye kubera itangazamakuru, nta muntu wari umuzi bro, nta muntu wari umuzi, baramushyigikiye kurenza aho Josiane asigaye ahagarara mu muhanda abantu bagahura kandi imbere nta muntu amugeragaho, kugeza n'aho amahanga, ndibuka niba ari minisitiri wa hehe mu kihe gihugu, ndumva icyo bintu warageze kubyumvaho ko muri Canada yigeze nawe kuza kureba umuntu, sibyo? Ni ikigaragaza media power ifite, ishatse gushyira hamwe ikintu yakora kugira ngo
icyo kintu tujya kukireba tuvuga nka Tanzania ikintu gituma tureba ari abantu tureba shampiyona aho tukumva nyine ibintu byaho tugomba kubyumva tukareba Diamond ni media yaho kumva irafata abahanzi ikabashyira ku rundi rwego none uwo muhanzi na Valeri iriyongera none icyo gihe ujya no kura muri Tanzania ugasanga industry yayo irakomeye no mu Rwanda nuko rero ndibuka no mu minsi ishize urabona mu gihe cya Jay Polly niba ukibona neza Jay Polly icyo gihe twigeze aho gushyigikira Jay Polly sibyo icyo gihe Davido bwibwe mwise collabo nawe urabyibuka kubera media yakundishije umuhanzi umuntu niyo wafata tuvuge Meddy tuvuge ari muri MTV sibyo aho kujya mushishikariza umwe ati dutora uwo muntu dushishikarize gutora nyine tubihagurukire nk'abanyarwanda nabo dushishikarize gutora uwo muntu ahubwo ikintu badushishikariza ni ukuvuga ngo noneho ngo batange mu mitwe ngo noneho ngo yakamwana ngo yavuze ibi ngibi ibyo akaba ari byo bintu duha agaciro cyane kurenza wa muntu uri mu kintu byibura kishobora kugira n'igihugu akamaro gishobora kugira n'igihugu akamaro yes itangazamakuru rishobora kugira uruhare rukomeye rutuma ya sekiteri y'ubuhanzi rw'igihugu yaguka ese ubona abahanzi bo ntacyo bakeneye gukora kongera mu byo batanga ku isoko ry'ubuhanzi buri muhanzi akora ikintu cyiza kubera ko yabonye motivasiyo sibyo ni urugero niba nkoze indirimbo nziza na audio nziza yes mba nzi ko bikeneye ko ngomba gukora indirimbo nziza na audio nziza na video nziza kandi nkayikora nyine mu buryo bugaragara ko umuntu abibone ko iyo video ari nziza na audio ari nziza ariko niba nkoze tuvuge we ngiye Dubai ngiye gukora video nziza na audio nziza ndi kubikora abanyarwanda sibyo ni no kubashimisha ngiye ndemeye nikoze mu mufuka amafaranga yanjye ndagiye ndashoye ndagarutse video nyishyize hanze ndavuga ati nyabuneka mu nkurikire kino gikorwa wajya kureba kuri views ugasanga iri kurebwa wenda n'abantu 1000 bitarenze 100 kandi wenda icyo gikorwa gishoye miliyoni kugira ngo byibura nk'ibyo bagusabaga bati kora video nziza na audio nziza ugasanga indirimbo ifite views zitarenze 100 kandi wagishoye amafaranga menshi audio simbi video sinzi n'indi nziza nyine ugasanga ni muri urwo rwego ugasanga nawe bwawe biguciye intege ariko ibonye motivation ukabona ikintu cyawe byibura bagikurikiranye urakora kugeza n'ahandi uvuga ati none ngiye gukora kubera ko abantu bagushyigikiye bagutije imbaraga hanyuma se nkawe nk'umuhanzi iyo urabyibona ari ihe mpamvu yabituma abanyarwanda badashyigikira abana babo mu buhanzi bwabo kuko bukomeje ku kintu nanjye bituma ntekereza nk'iyo urebye usanga abantu bakurikirwa cyane ku masosho media rimwe na rimwe n'abantu badafite talent bagaragaza niba ntibeshye umuntu mu Rwanda ukurikirwa cyane ashobora kuba ari Shadibu social media hari abahanzi badakurikirwa nkawe hari n'abanyapolitike bacu abayobozi b'abayobozi b'ibihugu badafite n'abafollowers ukibaza ni iyihe mpamvu ishobora gutuma abanyarwanda badashyigikira abahanzi nyarwanda ngo babashyire ku rwego navuga mpuzamahanga ikintu muri twibifashisha imbuga nkoranyambaga cyane ko benshi bazikoresha ikintu mbona buriya Shadibu ari mu yindi jare ari muri jare yo gutwika ukwiwe nyine uri afite uburyo yinjiriye game afite uburyo atwara ibintu bye afite uburyo planning ibintu niba hari icyo yerekana kugira abantu bamukurikire byanga bikunda nicyo tuba dukurikiye sibyo niba agenda uko yamera kose ari ikintu runaka we ararwana tu nubwo wenda bamwe bavuga iki n'iki ariko we aba yafightinze nyine afite ikintu yerekana kandi no icyo kintu tukakitiza umurindi sibyo ahubwo ikintu mbona abanyarwanda dusa nka sinzi niba navuga n'itangazamakuru ngenda kenshi nkunda niba ufashe indirimbo za David akaba arizo yiza ku ma TV bien sûr ntabwo tuzakurikira cyane abanyarwanda tuzakurikira David tuzakurikiza Wizkid tuzakurikira ba Diamond niyo mpamvu nyine mu Rwanda tugomba gukunda ibintu byacu bundi d'abord tukabanza gukunda ibintu byacu media ikabanza ikadukundisha ibintu byacu ngiye uruhare aba DJ bagabanza bagakunda ibintu byacu twamara gukunda ibintu byacu icyo gihe ntabwo umunyarwanda azabura gukurikira wa muziki wawe bitewe n'ibyo wamuhaye iyo ubonye ushyigikiwe cyane kabisa ukabona ko ariko wenda byasa nk'ibihindukaho gatoya ariko byibura byafata umuntu byibura niba ari ikintu arimo akabwira ati banyarwanda ndi muri kino kintu mu ntore
kuko tukabona ko idarapo rigomba kuzamuka. Ntabwo ari ibintu bigoye bro, gufata urutoki ukagira gutya. Ari nk'umuntu ushobora gukora nk'indirimbo, reka ngo urugero bakoze afrobeat, urukumva ukuntu bari hatari, bakoze afrobeat wenda wohereje nk'umuntu link, uranamusabye ati mbabarira basi ujye ukarebe byonyine basi ume subscribe gusa birabihagije. Umuntu amari akavuga ati ati umusaza ukomereza wakoze akazuke keza, deje nikigaragaza ko na yandirimbo atayibonye, urukumva wakoze akazuke keza umusaza, nawe ukajya ugaseka cyangwa ukamuha link ya film avuga ati nice song bro, ati nice song bro, urumva nyine. Kandi none yarebye wamuheje link nyine. Tubanze dukunde ibintu byacu, tubikunde, twumve ko n'umuntu afashe time akakweza akantu basi jyaho karebe, buryo uteye itafari ukande urutoki gusa, ntago ari ukuvuga ngo uguterura ngo amabuye, kuko n'ubundi ujya kuri YouTube ukajya kureba Wizkid cyangwa se ukajya kureba ibindi bintu, ariko basi siga umukorera agatoki gusa konyine babihagije. Good. Ntekereza ko muri secteur yose ba nyirayo baba bagomba kwiharanira, kuko bivuze ko ari byo mugerageza gukora nziza na video nziza, ariko ugasanga feedback kuri public iracyari ntoya. Hanyuma se nk'iurebye ubona imibanire yanyu nk'abartiste, artiste nkunda kubashyiraho nko muri generation zigiye zitandukanye, abartiste bakuru usanga bo bamakanyaga, Mariya Yohana, bande batangiye imiziki kera, Intara n'ibindi, tukabona bangaba izi generation nshyashya, plutôt generation nabwo ya kabiri, birimo ba Dream, ba Platini, ba Knowless, bande bajya kuba batangiye imiziki muri za 2010 kuzana, akaza n'urundi rubyiruko ruri gutangira muziki ubu ngubu, bikabahira bagafatisha, abandi n'abafatisha baje cyangwa se bari bamaze batinze. Ubona imibanire y'izo generation des artistes imeze ite? Gere niba nuko wenda narahura nabo bantu wenda ngo mvuge ngo nahuye nabo wenda banyemeho runaka, ngiye mbona nta kibazo, ahubwo ikibazo ahantu gikunda kubera ikibazo natwe tugatekereza nabi mu Rwanda, sinzi niba utari wayibona. Iyo umuntu agiye gukorana n'umuntu wenda atari yubaka nk'izina runaka, akenshi iyo niyo ndirimbo akenshi ntabwo ikunda kurebwa cyane, ahita yifata ngo umuntu yacitse amazi. Mu rugero wenda ntabwo nk'urugero natuvuge midaje gukorana n'umwana wenda w'Inyamasheke, ntabwo abanze kumufasha, ahubwo mu Rwanda bahita bavuga yagiye gukorana n'umuntu w'Inyamasheke, ariko ugombye kuduha wenda akora. Ndaguha nk'urugero ranga indirimbo The Ben yakoranye na Muchoma, uri kuyibona? Iriya ndirimbo mu by'ukuri nimbi, ntabwo ari video nimbi, ariko nujya kora The Ben ubundi birazwi ko yakoze video n'indirimbo audio nziza na video nziza, byanga kunda miliyoni igomba kuzura, sibyo? Ariko abantu bose nuko yakoranye na Muchoma, yakora wose Muchoma ni iki kweri yakoranye. Urumva ntabwo duha agaciro kwa ngo wenda The Ben yateye intambwe gufasha umunyarwanda mugenzi we. Niyo mpamvu uzasanga uwo kenshi twebwe twifitemo ikibazo, ugasanga n'umu artiste mukuru ari gutinya gukorana na wa mwana ubona afite tara kugira ngo adacika amazi. Uri kumva umuntu ubikora aba afite umutima, ariko ntago ariko ujye umenya ko n'umuntu wo mu artiste ari kinaba yaratanze bro kugira ngo agere rura rwego. Niyo mpamvu uzajya gusaba umu artiste ukomeye koraba kubwira ngo basi banze ukore, numara gukora byibura umbona ufite ugize nk'akazi nzaza dukorana, nta rundi rwanga bafite, ahubwo no kugira ngo bya bintu ari gukora bigira umuvara naho bimugeze. Ni ukuvuga ngo wa mwana nyine agomba kugira ikintu nawe atanga nk'igitambo kugira akore cyane. Impano kuri iki gihe sinzi mubibona, ntago ari hari abaririmbyi benshi bro, hari abaririmbyi benshi cyane ariko mpamya ko impano kuri kino gihe atari ikora cyane. Oya, ahubwo hasigaye hakora gukunda ibintu no kubishyiramo imbaraga. Natarayega igakora, ariko none na bya bintu byawe uri gukora ukabikunda ukabishyiramo imbaraga ukabivunikira, ukabirwanirira. Kandi ibyo nibyo muri domaine yose ibyo ukora ugomba kubikunda, ugashyiramo imbaraga zawe zose. Ubundi ikindi kintu wenda ushaka kuba wamuhanza, ubundi ahantu nemera ko umuhanzi ashaka kuvuga ngo umukuru yakwiriyeho bikakubabaza,
ni ahantu ushobora kuba warakoze kabisa indirimbo nziza abantu bose bayizi ubona ko byanga bikunda ukwiye kubona korabo wenda ukamwegera ukavuga ati mu bushobozi mfite ndabizi ko watanze igitambo kugira ngo wenda ugere aho ugeze ngiye mu bushobozi mfite aya audio n'urugero cyangwa se ndakora video ariko mfasha audio ndayishyura na video nyishyure sibyo ngire wenda na motivation nguha nk'umuntu uko kwakoze icyo kintu umuhanzi akavuga ati ntabwo bishoboka cyangwa kwirya kwatereka reka uwo muntu n'ubundi afisanzwe afite umutima mubi iyo urebye imikoreshereze y'ikoranabuhanga technology ubona ari uruhe ruhare ifite mu iterambere ry'ubuhanzi mukora? icyo ni ikibazo cyiza cyane ahantu bitandukaniye urabona ano ma platform yaje ushobora gukora umuziki utabona ibitaramo ariko ukinjiza mu buryo bwa financing buryo bw'amafaranga iyo na avantage ya mbere kuba wakora indirimbo ukazishyira ku ma Spotify ukashyira kuri YouTube ukashyira ni income nyine amafaranga avamo aho ngaho ntabwo wagiye gukora ibitaramo ahubwo aza kubera ayo ma platform wajya ushyiraho indirimbo no mu buryo bwo kwamamara ushobora kuba nk'abantu bakoresha ama YouTube ushobora gusanga umuntu yibereye muri Amerika atakurikirana wenda radio zo mu Rwanda cyangwa televiziyo ugasanga bigufashije no kubona abandi bantu byari nakubwiraga ngo umuziki ni ugufasha guhura n'abantu ushobora gusanga umuntu muri Amerika afite ubushobozi cyangwa se afite ubwo bumenyi bwo kuba yakumanaginga akaba yaguhamagara akavuga ati kwera ukuntu nakubonye hano nka kino kiganiro dukoze maybe ntawamenya aho cyagera umuntu ashobora guhamagara avuga ati nabonye ufite ikintu runaka hari ibintu twakora kandi ari muri Amerika ikintu cyitwa copyright kiziho iki ukivugaho iki nk'umuhanzi ese ubona ari ngombwa ko ibikorwa byawe bihabwa agaciro ukagira ikikwinjiza bituruka mu mutungo bwite wawe mu by'ubwenge hari na sosiyete yaje igamije gufasha abahanzi no kubakira ama copyright royalties waba uyizi se mukorana nayo mute ibintu nk'ibyo copyright rero ngiye ukuntu mbyumva nyine buri muntu urabizi igihangano bavuga ko ari umutungo kamere umutungo bwite mu by'ubwenge rero nayo wicaye wandika ikintu uzi ko byanga bikunda kigomba kuzabyara amafaranga undi muntu akaza akagikoresha mu bundi buryo bw'inyungu ziwe we ntugire n'ikintu kibona kandi icyo kintu ari we cyavuyemo byonyine ni imbogamizi biba bisaba rero ko icyo kintu nawe wagikora kugira ngo kizagira ikintu kikubyarira copyright nyine ukagira copyright yawe yego aka kanya se ibihangano byanyu murabishinganisha yego umusa hari ikibazo waza ugahita umuntu yatitiye uzi ko ukimbaje ngahita nyibuka ndikanza ahubwo tukirangiza kino kiganiro ngomba kurara mbitekerezaho neza mbo sinzi iyo bica ariko ngo byanga bikunda ngomba kubikora kubera ko umuntu ashobora kuza agahita akakunyanyura akakanyanyura yakajyanye n'ako kantu umusaza ko wagukoze mu nda kandi baza bavuna ibintu byo guhanga man niba ari ikintu kivuna cya mbere nawe urabizi n'ubuhanzi none no gukora ikintu umuntu akakiriraho amafaranga wowe wicaye aho ngaho ariko n'ubundi barabikora aba DJ barayarya aba DJ kandi aba DJ nawe benshi mwamwana basinyiye mwarabahaye amasezerano yo ahubwo nsanze umu DJ ari kumfasha twakwegera tukavugana amwani wari uri kumfasha ugamije iki nkabona nawe income ari kubikuramo nabona amafaranga kuko ari kubikuramo koko nanjye nabaho namwataka icyo gihe ntabwo nanjye twamerana neza urugero ntabwo nafata indirimbo ngira gucurangirwa nk'ahantu hakaze mbona n'ubundi bafite amafaranga ngo mbure kubataka reka ntibibaho ubwo nakubaza icyo gihe ngo nawagikuye hanyuma se ongera dukorere umuhogo dukora mwijira hari indirimbo niba nabyita ngo imeze gutera ni indirimbo nari narahimbye nari narakoze ntarakora bayita amashwenene amashwenene ni slang abantu twari dusigaye dukoresha mu gipangu umuntu niba akubaje ngo umeze gute kamwe musa ni amashwenene gusa bishaka nyine meze neza tu
murashwenena ubu niyo abantu bari kumwe n'abandi banezero batumusa muri gushwenena urumva ubwo ni nkuko wakubaza ngo hari amasilenge bakoresha abantu kuma ngo umuntu arakubwiye ngo nk'ijambo ngo wena ngo hari abantu bavuga ngo kunsutsu ni iki se gushwenena rero ngiye no mu bwo byo nabivuze no kunezerwa nakunze umuntu nawe arankunda turakundana dali birakomera nakunze umuntu nawe arankunda turakundana dali birakomera yanjye nawe namashwenene dali namashwenene gusa yanjye namashwenene dali namashwenene gusa Mr. Stone David mashwenene turashwenene David mashwenene David tugera ku musozo hari igihe ujya wicara ukibuka imwe muri evenoma zakubayeho muri carrière artistique yawe kumva urishimye ntugatuhawe ahubwo ibyambaye umva biransekeje urabona twajyaga twigaga ku Kibuye kandi bisi yagendaga igiye gukora nigaga ku Mugonero bavuga ku Mugonero bisi hajyaga ari imwe ubwo iyo wayiburaga wabaga wagoswe noneho njya gukora indirimbo tujya gukora indirimbo ngiye na Western Boys nyine ebana turagenda turazinduka Rubika tujyayo noneho sasa dukora indirimbo dukora turagotwa noneho butwiriraho bisi ubwo yagiye noneho Jimmy ntabwo arazana dutaha umusaza azi ikintu cyansekeje Jimmy ari wa muntu wikundira guherekeza cyane urumva none araduherekeza twase mana turamubwira ko dutaha hehe urumva akagumya akatuganiriza noneho akabona urugendo rwabaye runini urumva umusaza ukamuca intege ati dore hari ahantu ari kwa Kagatare niho tugiye umusaza avuga ati tugende ntari tugende ebana turajya tugeze imbere Jimmy arananirwa aravuga ati umusa nsubiyeyo tuzabona ndejo adutera chance mane noneho tuzigana ikibazo cyo kuvuga ngo noneho ko agiye ari wakagombye kudufasha aho turyama twanze kumubwiza ukuri turataha hehe bro turatekereza ndatekereza nabana basumuzana tugiye kurara ubu tugiye kurara mu rusengero mwere musengero none bakorera amasengesho utanapanze twaragiye dushaka no rusengero mutanari mfo ubwo harabari bapfunyitse nyine ibijumba babo bari bapfunyitse ibijumba kwa ko twiga muri interina ebana byanashize kare urumva turagenda nkomangana urusengero tugize Imana usanga barimo mu rusengero Imana narwibuka rwa Deperi ahantu bita ku Kibuye mu mujyi turakomanga ebana turinjira twambaye n'iniforme namwe none ikintu mugiye gukora muri Deperi turatebeza uratebeza n'ipantaro ugeze mu gatuza watebeza ipantaro ibintu bya pocket mu bivuye ebana turatebeza turangije gutebeza turinjira turakomanga dukomanze ebana baradukingurira turarimba dutera n'amakorasi ebana turangije kuririmba turicara ati urubyaro rwawe waruhaje kureba ni hatari nabo bari kureba nyaboneka ndacyari ngaragumariye utangikira isoko urumva okay ni la petite frère ni la petite frère noneho baratubwira ati abashyitsi rero ni mwivuge gatangiye ati nitwa runaka niga muri Zapane ndi umunyeshuri nifuje kubana namwe muri ano materaniro amashatika kika mani turaryama badahagarago turaryama tu mu kuryama hari umutipa ufite akaradiyo nyine tugiye kumva Jimmy rero kwa yahitaga akora kuri radio
iyo ndirimbo muri iryo joro yarawe ikina yayirangije mu gukina Rutipa azabyuka nkandagira musaza umva kakarimbo gaciyo kare no ntabwo nitaye ko ari mu rusengero reba mutangira ndumva mana ahubwo ko turaba star mana burya iyo ukoze indirimbo bwa mbere igakinwa kuri radio nicyo kintu cya mbere kigushimisha nawe urabizi wakoze akarimbo bwa mbere ukabona gaciye kuri radio byatari uba wumva muri quartier buri wese yamenye ko byatari wabaye cyamwe abo byarangiye twastaye ebana mu gitondo tubyuka tujya ku ishuri none hanyuma se mu rusengero babyakibwa mu rusengero baraturebye nyine uhita winyumanga nyine ukigira nkaho nyine gahita tujya kuri toilette tukakumva akarimbo kamaze kurangira turagaruka none ikindi kintu no kigeze kunsetsa kwa ko nigaga muri Zapa nigeze kujya gutanga interview kuri radio naturutse ikigo none animateur yakundaga kumva isangano cyane radio isangano ku Kibuye none icyo gihe ndumva bari bamustinze ari bita DJ Junior na Jimmy ni Jimmy ni batari DJ Junior njyayo none wari wivuga nyine animateur ubwo ari kumva ka radio nge natorotse baraye bakoze arya babyita gutera appel ninjoro nyine baraduhamagara mu madorotwari ko twaraga mu madorotwari barampamagara barambura ubwo nagiye gutanga interview ndi witange animateur ubwo ari kumva ekuteri nanjye ubwo ndatangiye bakwitane ndivuza amazina yanjye yose uko ari abiri kumwe ko abanyamakuru mukunda ko amazina udakoresha muziki yawe bwite nayahe nanjye ndayavuga wiga mu mwaka wa kangahe mwaka wa 5 wiga ibiki niga computer science and management okay wiga hehe niga ku Kibuye mu kumugonero bw'ikigo ndagitanze deja ndimo nditanga abanyeshuri barampamagara ati noneho barakwica timani bakubuze atuwe nuzuvuge ko waraye muri dorotwari ya ruguru ati sawa icyo ngicyo ndaza none ninjira mu kigo ndaza bukiye bwahunza mu kigo animateur arampamagara ati ngwino hano animateur yari umuntu ebana niba navuga ngo nukwiyemera ebana kajye karaga mu ntavuga ati twe turakora ariko simenye ikintu ari kwivukira twe turakora turakora yavuga kuneka nayo gutambimenye aranje arambaza wari uri hehe tikenara muri dorotwari ya ruguru none se ko twakuza aturishuwa ndishuwa cyane rwose ariko turakora ubwo ari kwizunguza byose navugaga yabiri codings aturishuwa ko ari ati ngaho yakomeza ngo turakora ati akajya ubwo kashe ubikyo byatsitsaga ubwo kashe cya kiboro biruka cyababye harya babyita guki cya kiboro bakwirukaniraho yaramvaye se ntago ramvaye ari kiporo cyababyeyi bagukazaza bakagutuma umubyeyi ubwo ababyeyi ariko abize muri internet barabizi ubwo bagisinye ubwo nibikashe biri kuvuga twe turakora shagata yizunguza gutya turakora ubuzaza ngiye kubona ubu byose ashyize agatelefone arabinyumvisha uko navugaga umwaka nigamo ariko ntago ari njye witanze ugomba gutaha ubwo badutumaga agafuka ka sima 11 ukazana n'umubyeyi ebana ndabate kanjye kambayeho kabisa nuko nafashwe umuziki rero wari ukwiye kubugufasha wari utangiye kwishimira ko utangiye kwamamara utangiye gutumira mu interview utangiye kuncisha amafaranga no guteranya n'ababyeyi ebana ubwo umwuka wari wakomeza uteye hagati yawe n'ababyeyi ababyeyi buranashakije uburyo batabimenya naragiye mfabrika undi mubyeyi none umubyeyi bana ari ibintu umuntu barakoze iyo mbyibutse ndaseka umubyeyi nazanye urumva hari ukuntu bamwinjizaga bakamuneka nari namwe ati amazina ya papa wenda mfata urugero nari namwe ati yitwa Claude wenda niba kubaza mama uvuga wenda ko yitwa Vestine n'urugero none rero ku mubyeyi azagiye n'umukecuru agenda bibusanye ati mama w'umwana mwita gute ati bamwita Claude mama w'umwana mwita Claude ati yego yewe ni Claude nani mutera mabagara ati niko njya kwitwa Claude ati papa se yitwa Vestine arabicurikiranye ko yari yanisinde nagenza n'umukecuru isinde bansubizayo none nza n'undi seri namwana narababeshyaga uwo nguwo none uzi igiti yampasa yaraje avuga ati rero urabona ibya mbere byapfuye urihangana ndaguhata igiti
gusa yankubise inkoni ndavuga najya nibuka amafaranga namuhaye ukatisha wari wanamwishyuye nayo namwishyuye amukubitaga nka kibiri ubanza warakarara mani interera nakoze utuntu dusekeye kandi ureba nk'umwana witonda aya naritondaga ubusanzwe naritondaga ko hari utuntu twakoraga akaba ari njye watuzanye noneho ngahita ngigima nkamera gutya hari igihe byagiraga amahirwe sibamfata noneho akari umusaza twakundaga gutorokana rero niyo umuntu wanyicaga ibaze animateri yakubonye akajya amera gutya umuntu wese musa ngo yambonye se kandi barimo bararebana ati ngwino twakubonye ati umusa ntabwo arambona we genda ameze gutya ngo umusa yabonye iyo nibutse ibintu nakoraga muri segonderi urabisekeye ubuzima bwa segonderi bugoye wari uvuze rero ku kintu cy'iterambere iterambere ho rwose umuziki ubamo n'amafaranga umuziki ubamo amafaranga muri jare zitandukanye hari uko wandikira abahanzi indirimbo bakaguha amafaranga hari uko uririmba bakaguha amafaranga rero biterwa n'uburyo wapuraninze wenda ibintu byawe nk'umuntu ushobora kwandikira umuntu akaririmba ugasanga wenda haguse nka $200 ukazikenyereraho kandi ari umuntu wenda ukoze n'imyaka utari wayabona $200 zote bwa zote kabisa zote ako gaswahili ariko karagoye mugani wa mugabo karagoye ndi umusima ariko ako karagoye ya Stone David rero wakoze kuduha ikaze mu rugo wakoze kwemera ko tuganira na Vant Motivations ni urubuga rw'abanyempano ni urubuga rw'abahanzi ni urubuga rwa buri wese ufite ibitekerezo yageza ku banyarwanda urubuga rwa buri wese ufite icyo yasangiza abandi cyamufashije mu buzima uwo muzima tunyura mu bikomeye rimwe na rimwe tukabinyuramo haba ku bwacu cyangwa abandi badufashije si ibyo rero abandi baba babikeneye kugira ngo nabo babifashe bari kunyura muri izo situwasiyo zigoye ntekereza ko abumvisha urugendo rwawe nka Stone David cyangwa se urugendo rwanyu nka Western Boys hari icyo bashobora kuba babigiyeho kandi ibiganiro byacu ntakagaruka tuzongera tubatemberere muri mwese nk'itsinda tuganire mutubwire amavu n'amavuko ya Western Boys mutubwire n'imishinga mishya muteganya hasigaye niba ntacyo ufite cyo kubwira abanyarwanda twasezera tukazagaruka mwongeye kuba muri kumwe ikintu nakora cya mbere na mbere ni ukubashimira kuba byonyine mwatekereje nkatwe ni ikigaragaza ko nyine muba muzirikana impano zikizamuka cyangwa se zitwa ko ziri mu iterambere ry'umuziki ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima ikindi ndashimira management dufite nubwo nayivuzeho bayita homies ni homies ubwo nakizeho na studio kubera ko bayifite ariko ni homies ndabashimira cyane turi muri bantu bacu mbabwire mbareba ndabashishikariza kujya kuri YouTube channel ya Western Boys Rwanda wandikamo Western Boys Rwanda ukareba indirimbo ugakora subscribe hanyuma ikindi ndabashimiye cyane kuba byonyine kuba mwadusuye mukerekana yuko byibura mukagaragaza ko tugihari Imana iho umugisha hanyuma cyane urukundo wampaye njyewe ndabona atari original urukundo wampaye njyewe ndabona atari original wakoze copy paste maze usigarana original wampaye original nyene original wampaye original nyene original yes ni Western Boys original ndabashishikariza gukora subscribe kuri Vant Motivation please ndabasabye mukore subscribe kuri Vant Motivation murakoze cyane